tumbwiye ngo ufite impano cyangwa yisi irangira keretse wenda twabanjije kubyitegura ubu ntago nsa neza gusa neza kwa niko kuririmba cyangwa umunwa wawe niwe uririmba. Igisheke ni urubuto cyangwa ni ibiribwa? Ni urubuto. Igisheke ni urubuto cyangwa ni ibiribwa? Umugani cyangwa se imvugo bajya bavuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, none ushaka ubuzima asoma iki? Ushaka ubuzima yasanga Imana. Asoma Imana? Pasa ntago nyizi kabisa. Pasa ntago nyizi. Ntabwo bari baguha pasi? Wapi? Nta muntu aragupasa icyaha? Cya pasi nje nditigitira nta muntu ujya unigitira. Oya cyane wumva? Umwako nta nubwo ndahura nawe. Ntabwo wari wahura nawe? Ariko wemera kubaho? Ikimenyetso cy'umusaraba dusengera abantu. Ikimenyetso cy'umusaraba cyonyine. Bimeze bite? Neza kabisa. Urimo neza se? Ngira agace kitwa Talent Show. Meze neza se? Meze neza kabisa. 2026 wayitangiye gute? Nayitangiye neza kabisa. Wari umeze neza? Ibara muri kama bakurebe fresh. Nose ntabwo wanegura. Turaba tureba gutya kuri kamera kugira ngo isura yawe bayirebe neza. Erega buri umuhanzi acuruza isura nizwe. Oya byose birajyana. Oya ntago ndaba umuhanzi ariko no. Ariko ufite impano. Imana irahari ariko nta. Ufite impano y'iki? Yo kuririmba. None ubwo iyo uri kuririmba uburi iki? Uburi umuhanzi. Kandi ntago uraho umuhanzi. Yego, ni ikiganiro cyacu cyitwa Show Talent. Cyangwa se Talent Show. Reka rero tugaragaze iyi mpano. Big Man witwa nde? Banyita Mugisha Fabrice. Mugisha Fabrice. Big Man. Amahirwe aza rimwe mu buzima subizi? Yes. Aya rero yafatuye abyaza umusaruro. Akira. Ndirimbe se. Ntabwo mbizi ibyo urakora. Sumbwiye ngo ufite impano cyangwa yisi irangira. Keretse wenda twabanjije kubyitegura ubu ntago nsa neza. Gusa neza kwa niko kuririmba cyangwa umunwa wawe niwe uririmba? Oya no ntago nabikora nsa gutya mwana hano. Ugomba kubanza no kwita ku myambarire. Ukambara nkande? Nkasa neza kabisa. Okay, reka noneho nkwibarize mu gace kacu kitwa reka tubivugeho bwo Show Talent yo urayitarutse cyangwa se ubonye utari tayari. So ngiye kukwibariza utubazo duke cyane ubundi wicomokere niba ubwo witegura neza uzaduhamagara tuze tugaragaze tara yawe. Twinjiye mu gace kacu kitwa Fun Time. Igisheke ni urubuto cyangwa ni ibiribwa? Igisheke ni urubuto. Ni urubuto kabisa. Ni urubuto. Igisheke ni urubuto cyangwa ni ibiribwa? Ni urubuto. Ni urubuto. Urubuto ubwo mu mbuto uzi ni nk'izihe kugira ngo tugereranyize abantu babyumve nyine ubisanishe n'izo mbuto zindi. Warusanisha wenda nk'umuntu agutumye ku isoko. Ubwira ati genda ungurire imbuto wenda zirimo amazi. Umbwire nk'imbuto wasanisha n'igisheke kugira ngo urushyire mu cyiciro cy'imbuto. Imbuto ziri ubwoko bwinshi. Hari imbuto wasanisha n'igisheke nyine. Hari imbuto z'amatunda, hari ibinyomoro, hari imineke. Ibyo byose tubibona mu mbuto harimo na watermelon. Buriya niba ari imbuto se urabona hari nk'uburyo umuntu akora ukavuga ati ngiye kurya imbuto wari uvuze amatunda n'ibinyomoro harimo na watermelon n'imineke. Muri ibyo bintu uvuze ntondekera uvuga ati nahera kuri iki ngaherutse iki ndi kurya harimo n'icyo gisheke wisa urubuto. Ugiye kurya wahera ku kitunda ugakurikizaho ikinyomoro ugahita ukurikizaho umuneke. Ukarenzaho igisheke? Oya igisheke ntago ukirya muri uwo mwanya, ukirya mu mwanya uri buze. Uwuhe? Mu mwanya uri buze haciyemo nk'akanya za mbuto zindi zimaje kugenda. Yego. Hari umugani cyangwa se imvugo bajya bavuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, none ushaka ubuzima asoma iki? Ushaka ubuzima. Umva neza ikibazo. Hari inyito cyangwa umugani bajya bavuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, none ushaka ubuzima we asoma iki? Akurikira Imana, icyo gihe asanga Imana. Asoma Imana? Ushaka ubuzima asoma iki? Imana. Imana yakayikura he? Imana ntago uyibona ahubwo ujya kuyishaka. Nyine uyishaka ye? Imana iyo umuntu ayishaka ajya gusenga. Ajya gusenga?
wagerayo ukabona imana he yo kujya uyisomo kugira ubone ubuzima? ndumva bigoye, biragoye. Biragoye. Ibyo birakurenze. Eh, Akandi uhembwa n'uhembwa ninde wunguka? Nyura urabona iyo umuntu ahemba n'uhembwa ninde uba uri kunguka muri abo bantu babiri? nuhemba. Eh? Nuhemba. Nuhemba. Kubera iki? Kubera ko abaguhembye kuko ibyiwe yagoye gukora byaramwunguye, niyo mpamvu aba agomba kuguhemba rero. Kandi nawe uhembwe ugiye kugenda ukayaryohamo ukamera neza, ngira ngo niho uba wungutse. Oya boss niwe uba wungutse kuko aba yaragukoresheje ibintu byinshi bimwinjiriza amafaranga kuruta yagiye kugura. None hari urubyiruko, urumva hari ibyitwa cyangwa se urubyiruko muri rusange, dore ko nawe uri urubyiruko. Inyito mukoresha yitwa pasi cyangwa gutanga pasi. Bari kuvuga ko musigaye muyikoreramo ibyaha. Ijambo pasi uzi ibyo ari byo wowe? Pasi ntago nyizi kabisa. Pasi ntago nyizi. Ntabwo bari baguha pasi? Wapi? Nta muntu ari gupasa icyaha? Cya pasi nge nditigitira, nta muntu ujya unigitira. Oya cyane, wumva? Nibyo navugaga. Ubundi hari umuntu ujana ubona ukabona ari tigitira koko. Utigita gute rero? Cyane nk'iyi cyane ubonye ukabona gifite gwede, giteye neza, urabona nkuriye. Wabonye? Nkuriya hase ko mbona afite isoni. Urara mutigita gute? Ngewe ntago ibyo ndabigeramo kuko inzozi zanjye ntago ndazigeraho. Inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye ngewe mfite inzozi zanjye napanze ntago nazivuga nonaha kuko iyo umuntu akomeje kuvuga inzozi ze Satani nakomeza kumurwanya. Buretse gato. Ako kantu karebe neza muri kamera ukababwira. Iyo umuntu akomeje kuvuga inzozi ze cyane, Satani aramurwanya nazigereho. N'abatera mwako bakaza. Oya namutera mwako ntago umuntu atera umwako. Ahubwo Satani nugira ishyari yuko ugiye kumusiga, ugiye kureka ibibi ukamuhubuka, niyo mpamvu nyine ahita ajya kwishyamba. Ntago wemera umwako kubaho? Umwako nta nubwo ndahura nawe. Ntago wari wahura nawe? Ariko wemera kubaho? Cya mwako nyine ubaho tu. Kandi waruvuze ngo ntago ubaho. Nese niba ubaho uterwa n'iki niba umuntu atatera umwako? Oya ntago umuntu atera umwaka, ariko umwaka umuntu arawuvukana. Umwaka uba warawuvukanye? Yarawuvukana. Wewe wavukanye iki? Nje ntago navukanye umugisha, nta nubwo navukanye umwaka. Birarenganiye kabisa. Wavukanye umwaka n'umugisha icyari? Byose biri kumwe. Bro, muri 2026 ndeba kuri kamera umpere nka peace inshuti zawe n'ababyeyi bawe. Mu bantu ushimira bagufashije 2025. Wa undi wahuye nawe akavuga ati umuji mwana yambaye hafi, ari nk'ibintu yankoreye ibi nibi, ati ndaguhaye respect kabisa. Cyane urebye nyine nashimira Mary wanje kuko nungijije hano tu. Mary niwe ngomba gushimira cyane. Respect cyane rwose. Usibye kukubyara, ikindi yaba yarakoze kirenze ni iki? Uvuga uti kabisa mama ubundi niwe mana yanjye. Nje Mary wanje niwe wandeze kuva ndi muto, kuva ngeze hano. Niwe nzi. Niyo mpamvu rero ngomba kumushimira. Naho papa we? Papa wanje nta nubwo muzi mwana nje. Pole sana kabisa. Yitabye Imana? Yitabye Imana. Okay, inshuti zawe rero yagengo yawe ujye ujyamo ukavuga ati ndi free noneho. Nyine nta nshuti ugira? Gengo yanjye ikintu nayibwira cyo. Ndi gupanga ibintu byinshi cyane, hari igihe Imana izabicishamo wenda tukagera kure ntawamenya. Ako nk'umuntu agukubise nk'utumiliyoni nka dutanu bro, watudukoze cyaka kanya? Ukabyuka mu gitondo umuntu akaza komanga iwawe muri ghetto yawe cyangwa iwawe kwa Mary wawe ukibyukira warabinywera agakoma kawe n'utujumba cyangwa n'uturayi, umuntu akakubwira ati bro ngiye nakubonye kuri televiziyo ngwaye utumiliyoni dutanu, zanzoze zawe utajya uvuga akira, wahita uzikoze? Ngiye bamaye miliyoni 5. Ngiye ikintu cya mbere nakora nahita njya kureba Element. Wahita ujya kureba Element? Yes. Bara muri kamera bakurebe? Nahita njya kureba Element kabisa. Ukamubwira ngo iki? Ijambo rya mbere namubwira ko naciye mu buzima bubi kugeza n'ubu ngubu, akwiye kundikodingira indirimbo ikanzamura
nkaba naba superstar Imana ikabicisha nta kindi namubwira to. indirimbo yawe rero ni rap, ni gospel, ni R&B, ni afrobeat, ni iyi? Ewana hose ngeramo ndi n'umwanditsi wa dance. Urandika byatari Kabisa. wadukubitiyeho freestyle bro, wakibranditse ntago Imana igombera kwambara neza. Wapi ubuse kereka niba ushaka kuba umurori nako mu fashion cyangwa umumodo nibyo bigombera kwambara neza. Nawe umuhanzi akenera kwambara neza iyo amaje kuba brand. Nawe umuhanzi ukiri upcoming abakeneye gukora ijwi no kugaragaza umuhogo we n'ururimi rwe n'inyandiko ye. Rero wenda reka nkubwire ukuntu zestaye. Ndasiro urani ibyo tumaje gushamo ni byinshi wenda cyetse dufashe nk'akandika interview kabyo nkabikora to. Ntarebe nteka tugasoze unkubita kandi kantu kavuga uti none ngiye kuba umuhanzi, ngiye kwinjira nk'umuhanzi. Twagiye nangire tangira ntarebe agiye kudukubita imirongo. anyamara wowe wanyanze, anyamara wowe wanyanze, everyday ndi gupanga amapaje, umutima ni fo anyamara wowe wanyanze, anyamara wowe wanyanze, everyday ndi gupanga amapaje, umutima ni fo nako ako ni kamwe ni nka freestyle mba nguhaye, hari n'izindi nyinshi mfite n'amarapu menshi cyane. akomeze nk'umuntu ufite agahinda ntago kabura man. wagatewe n'iki se? Ndetse dushatse ikindi gihe wenda tukazaberera. aka kanya kakurenze? ujya wibona nka stress cyangwa agahinda kakurenze ukavuga ati mwana kanicire n'isheni ibinda birambiwe? wapi nyine hari igihe biza ariko biragenda man. Hari igihe utekereza nko kwiyahura? ntabyo kwiyahura. ubona hari ikibazo ukagira uwo watekereza kwiyahura se? wapi ntabyo kwiyahura, ubuzima man buba bukomeje, ntabwo umuntu yakiyahura kubera ubuzima. ariko hari igihe uba wagira nk'umujinya nk'umuntu yakuvugisha nk'ikintu ukumva wamutera nk'ingumi. wapi uzi ko ubu natitiye ndabona ugiye nko kunkubita. wapi ngagerageza useke wereka abantu ko wishimye wase. nta gisekeje gihari. witwa ndetse? nyine banyita Mugisha Fabrice tu. izina ry'ubuhanzi? Cousin Old. inde? Cousin Old. Cousin Old, yes. Cousin Old, yes. ubwo bivuga iki mu Kinyarwanda? cya cousin nyine ntago ndamenya nanjye igisobanuro cyabyo. wise amazina utazi igisobanuro se? ubundi njyewe usibye n'ibyo nitwa Trinky Old. Trinky Old? yes. urumva amazina agiye kuzamenya? niryo zina rya nyaryo. Trinky Old bisobanuye amayera ashaje. Trinky Old? yes. abantu bakubonye kuri kamera bwa mbere rero bagira utuntu babwira. ikintu nababwira cyo nyine iyi si irababaje cyane, ni ukuyibaho umuntu apevera. ni ikintu dore ikintu nabwira umuntu uri kundeba nonaha umeze nkanjye w'umujene w'urubyiruko, ikintu namubwira agomba gusanga cya mbere ni Imana. yes. urasenga se? njye njya church man. usengera? njye nsengera mu Bagatolika. Bakatolika? yes. nakora ikimenyetso cy'umusaraba. ikimenyetso cy'umusaraba dusenge dusengera abantu. ikimenyetso cy'umusaraba cyonyine. hano se ko turi mu isoko ntago wakora. Imana ibera hose icyarimwe. wapi kabisa. yitwa Trinky Old.